Ndagusuhuje kandi nkwaye ikaze wo gukurikira niyo nkuru media. Nkanatekereza ko kandi umeze neza. Wowe utameze neza ibihe birahinduka, uyu munsi ushaka kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana, hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Mukarugaba Madelena wari uzwiho gukora cyane ingendo nyobokamana Kibeho, ndetse wakundaga cyane gutaramira umubyeyi Bikira Mariya binyujije mu mbyino maze bigatangaza benshi. Nuko ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu mu 2025 ahamenyekana inkuru ivuga ko yitabye Imana. Uyu Mukarugaba Madelena yitabye Imana aguye mu mugezi wa Mbirurume, aho yari ari mu rugendo rutagatifu nyobokamana rugana Kibeho. Bivugwa ko abantu benshi bakunda kujya kuri ubu butaka butagatifu Kibeho bari bamaje kuhamumenyayo. Mwibutsa gukora subscribe, share, like na comment hano kuri niyo nkuru media. Ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu mu 2025 byaragahinda kenshi, ariko ari n'ibyishimo. Batagiye gutaramira umubyeyi Bikira Mariya ubuziraherezo mu ijuru, cyane ko abari kumwe nawe bavuga ko ari Imana yashatse kumwitwarira ngo ajye gutaramira mu ijuru binyuze muri urwo rupfu. Mukarugaba Madelena yari umukristo gatolika, akaba yarabatirijwe muri paruwasi ya Mushubati. Uyu Madelena akaba yaravutse ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa mbere mu 1953. Akaba yarasize abana 5, abahungu 4 ndetse n'umukobwa umwe. Nkuko Holland TV yagaragaje umuhango wo guherekeza mu cyubahiro uyu mubyeyi Mukarugaba Madelena, ubuhamya bw'abo bari kumwe, dore ko bose hamwe bari bagiye muri uru rugendo rutagatifu Kibeho bari abantu 6. Witwa Dushimimana Desire ati njyewe Madelena twamenyanye n'ubundi Kibeho icyo gihe, n'ubundi twe twagiye mu rugendo rutagatifu. Ati nyuma yaho nabwo twongera gupanga ikindi gihe cyo kuzasubirayo. Ati ariko kandi Madelena yakundaga kujyana ishusho ya Bikira Mariya. Nuko mu kugenda tugeze ku mugezi wa Mbirurume ngo twambuke tugezemo hagati, umuvumbu uba mwinshi, amazi aba menshi. Kubw'amahirwe make uyu mubyeyi wacu Madelena Mukarugaba ntiyabasha kurokoka, amazi aramutembana. Ati uko byagenze rero, igihe twambukaga njyewe nari mutwaje ishusho yari afite ya Bikira Mariya. Aba bose 6 bavuga ko bahamya neza ko uko bamubonye amazi yamurengeye, bamubonye ameze nk'umuntu uryamye, kandi ngo ibyo yari afite byose yari akibifite. Yaba ishapure yari akiyifite, yaba uruhete ndetse n'imyambaro yose yari yambaye. Uyu Madelena Mukarugaba mu buzima bwe bavuga ko yangaga cyane kubona umukobwa cyangwa umugore wambaye ipantaro. Akibaza ati se umugore ninde, umugabo ninde? Bati yakundaga cyane kugendana ishusho ya Bikira Mariya, rimwe na rimwe ngo abantu bakamukubita badahuje ukwemera. Uyu kandi Madelena ngo impamvu yakundaga gutaramira cyane umubyeyi Bikira Mariya ugasanga kenshi bitunguye abantu biranabatangaje, ngo kera yajyaga abyinira inzoga mu kabari.
ariko aho amenyeye umubyeyi wacu Bikira Mariya ngo aramukunda cyane, agakunda no kumutaramira cyane binyuze mu mbyino yatangazaga benshi. Undi muwe bari bari kumwe ati njyewe namubonye amazi menshi amutembana, atari kukabona agenda adupopera ndetse anaseka cyane. Undi mu bari bari kumwe witwa Konsole Dusabe Mariya ati njyewe ni ubwa mbere nari ngiye Kibeho, ni ubwa mbere nari ngiye kuri ubu butaka butagatifu. Ati Madelena ni ubwa mbere nari mubonye, atari ku impamvu njyewe nari nahisemo kugenda n'amaguru nuko nashakaga kugenda mu rugendo rutagatifu nkagenda n'amaguru. Atari ko Madelena nubwo ari ubwa mbere twari tugendanye, ati icyo namubonyeho ubutwari bwo gukunda Imana no gukunda umubyeyi n'umwana wayo. Ati ni umukristo udakora yubitse rwose, yahamyaga Imana ku mugaragaro. Mpamya ntashidikanya ko Imana izamugirira neza, ko Imana yamwakiriye mu bayo. Abana be bati turashimira mwebwe mwese mwaje kudufasha guherekeza uyu mubyeyi wacu. Ati mama yaduhaye uburere bwiza, adutoza gusenga ndetse no kubaha Imana. Ati Imana imwakire mu bayo. N'umukobwa we ati icyo navuga mu ijambo rimwe, mama yantoje gusenga. Ati n'ubu ndacyasenga kandi n'ubu ndacyakurikiza ibyo mama yantoje. Natwe nka Niyo Nkuru Media tuti uyu mukarugaba Madelena, Imana ikomeze imwakire mu bayo. Wakoze gufata uyu mwanya wose ukabana natwe. Icyo nkwifuriza, Imana ikomeze yagure kandi iyobore intambwe zawe. Nimba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, ubinyuze hano muri comment section. Nimba ufite ikibazo, igitekerezo, ubinyuze hano muri comment section. Njye wumvaga ndi Niyo Nkuru Karine, naho iyi ni Niyo Nkuru Media. Bye.